yewe yitwa nde dore abasore baraje we bigiye imodoka itaraboneka oya nibamuterure bamuguza Sabe yabyemeye muri zinduka mwabivuzeho uze kuvana abanyarwanda mu rujijo turi ahangaha turi 900 ugire gutya udukure mu rujijo. Banyarwandakazi ndeka mbabwire munyemerere twakire umunyamakuru umwe rukumbi ufite ubunararibonye w'umuhanga kurusha abandi gira ubushishozi bamwita Oswald neza yenda kwitiranwa na Oswa na Muswati ugiye kurongora umukobwa wa Jacob Zuma imyaka 21 imfura ya Muswati ifite imyaka 37 shano rikitse umurizo agiye kurongora umwuzukuruza we Oswa Kim nakwakiye umva nari inyota yari mfashe njya kwinywera amazi ndebye mbona muri kuri space nta mwanya mfite ariko kubera ko ibintu uvuze bikaze birakomeye urashijambo kugira ngo mbabwire ko ntabwo nigeze n'interviewinga Sabe naganiriye nawe bisanzwe sinigeze mubaza niba video ariye mukunyuba Sabe waganiriye nawe twaganiriye nk'inshuti ntabwo namuganiriye nawe nk'umunyamakuru niwaganiriye nawe nk'inshuti Sabe ararya bigakunda agatapfuna bikemera kamera bigakunda kanyara bigakunda araho arimo gukira turashize yego ibivugwa se nibyo yararwaye yaravunitse niwe ira video twabonye ntabwo icyo twabiganiriye kuko ntabwo nari muganirije ngira ngo mubaze nk'umunyamakuru nagira ngo mukomeze kubera ibintu biri kuvuga ku muhanda ntabwo nari ngiye kumwinterviewinga ntabwo rero ibyo kuvuga ngo yaravunitse nigeze mbimubaza niyo nafata screenshot z'ikiganiro twagiranye ntaho biri urumva nta nubwo yigeze ambwira ko video ariye sinamubajije urwaye iki ngira ngiye kumubwira ibiri ku muhanda byo ariko kwangiriza ubuzima bwo mu mutwe n'ibyo naho bavuga ko navuze ko video ariye bazane iryo jwi mbivuga usibye ko yaba yaravunitse yaba yaragize ate ngise sengora nakoze ntavuze nti nta gihamya cy'uko yasimbutse kuko muri video nta birimo ikindi cya kabiri gufarashukinga ntaho yego ikindi cya kabiri yari yambaye yikwije n'umugore yari yambaye yikwije kuvuga ngo bari abantu baho ibyo bari barimo nta gihamya ikindi cya gatatu niba uriya mukobwa cyangwa umugore atakibana n'umugabo aba kwa mukuru we amakuru mfite kuko ibyo sinabyo nabibajije Saba yaba yarahungaga iki niyamye abantu bo kumbuga bagamije kwangiza ubuzima bwo mu mutwe abandi nabiyamye no kuri radio na televiziyo nabiyamye urumva nta kintu kigaragaza ko bari abantu bari bavuye kugira ibyo bakora cyangwa se ko bari bafite uwo bahunga ushimangiye y'ibyo twavuze muri iki kiganiro kuva cyatangira yego murakoze nta minota mfite kandi mbora kagira impagarike n'ubugingo comment ahubwo kuri kariya kuri ya mudamu wabajije umuntu uti uyu ni umugore wawe ndakikiriza ngo yego ako kantu ntango mu kiganiro wagatanzeho comment reka ze mubwire hari ikintu muri kwitira reka karanga avugeho ibintu bibiri icyambere ngewe ndi muri community ndi kumwe n'umuntu tumenyeranye muri situation nk'iriya mu bantu batatumenyereye bambaje bakambwira ati uyu ni umuvandimwe wawe uyu ni umugore wawe nshobora gusubiza yego kubera ko ntakeneye kuba ibisobanuro byinshi ariko ikindi nshobora no kuba yaribuze kubera ko wenda abyiyumvamo ko ari byo sibyo ntabwo rero namenye ukuri ko oya aho ngaho kubwiye probability ebyiri umva banza wumve Godfather nkubwiye probability ebyiri zishoboka ashaka kuba yarabivuze kuko barebona yumva atabagomba ibisobanuro byinshi kuko wumvise baramubaje ngo kuvuga ngo uri sure ibyo uvuga araceceka kuba aracetse nuko yumvise ko atagomba ko ariko utabara umuntu ntago akeneye kuvuga ibintu byinshi ashaka no kuba bivuze kubera ko wenda bamutunguye abifiringa ibyo ntabwo nabihakana birashoboka ariko sigiye guhamya cyawe muvugishije kereka twibarije nyir'ubwite Godfather aretse nk'abaguti ora network yanjye gucika Godfather nka co-host
munyanganye ngicyo mvuga go ahead. hanyuma waretse nkabanza nkabaza ikibazo gitoya Theo. ndavuga ku bintu nka bitatu bijyanye n'iyi skandale ariko skandale si ugusambana ahubwo skandale ni ukugwa kuko buriya nk'abacuruza content ni content bacuruza igihe kirekire rwose ndumva ni video iri funny hari ukuntu usesengura kibaza se ni umumotari wamugonze abonye umugenzi waguye hasi ariruka ari yegereye igipangu yatabara ese ni imodoka yamuhitinze turutse inyuma ariko si ubwo iriya video ni funny umuntu yavunitse biri funny cyangwa birababaje birababaje ariko ikiri funny ni intandaro kuko mu gihe tutaramenya neza byagenze gute ndimi z'amahanga ntago tuzumva kimwe ni video irimo nshoberamahanga niko nabyita ariko nanone yatera ubucukumbuzi bwinshi butapfa no gushira kuko ejo batubwira gusimbuka igipangu kibaza byaturutse kuki hanyuma umuntu muri musesengura basanga nta kuntu bishoboka ibyo ngibyo ese ni moto yamuhiritse ese hari uburyo bwinshi bwo kuba wasesengura iriya video hanyuma Clara uwe nk'umuntu wari wabreakinze bwa mbere iriya video yagomba kuvuga ati mfite byinshi akagenda nyine asogongeza abantu benshi akanabicuruza igihe kirekire ariko kubera bavuga ngo hasira hasara iyo umuntu uburakari ntabwo akenshi butuma ukora ibintu byawe neza ubwo rero Sylvie nsanga zamuka ndimbata ataragenda byanatumye anagaragaza abantu bashidikanya ese ubundi bafitanye ikihe kibazo ibyo rwose byigaragaza ko harimo parti pris ikindi ntabwo kubivugaho ari byacitse icya kabiri nk'abayitubers abanyamakuru b'umwuga babyize batarabyize muzashyireho namwe garde fungue muti ahangaha censorship ibi bintu bisensible kubivugaho rwose wanakurikiranwa ibintu birimo bumwe bw'abanyarwanda ibintu birimo vie privée umuryango mu bana namwe mukagira ahantu muvuga muti ibindi byose Theo namuvugaho ko mbishaka ariko sinavuga ko bashakanye sinavuga no ku bana be sinavuga ahavuka uwo ari we ubwoko bwe ibyo byose nyine akaba ari ibintu nyine don't touch ariko ibindi byose mukisanzura hari ikintu gikomeye abantu bitiranya ntabwo dufata numisha gikunda kukivugaho umuntu n'umusitari reka babwire kino kintu abantu nacyumve amategeko nta hantu muri code penale harimo ko iyo umuntu ari umusitari atagira ibi n'ibi bitamureba cyangwa ibiwe nta kibazo ahubwo bigenda gute kubera ko abasitari benshi baba baremewe kuvuga ngo ubuzima bwite bwacu turabwa expose ashobora we ku bushake bwe kudakurikirana ibintu akavuga ngo hiti ni hiti wana nakamamara mu bibi cyangwa mu byiza nakamamara nsenga cyangwa nerekera byose ni ukwamamara ariko ntibibujije ko vie prive bifu twibazaga bifu ni iki bihinduka ibyaha ryari umva gusobanurire hagati ya Clara na Sabe iriya bifu yabo iri criminelle yabajyana iri penale cyangwa ni ibintu n'ubundi reka tube duhinduyeho nuzo oya bifu rega bifu nta gihe na kimwe ubundi ntabwo ngewe ntegetswe kugukunda sibyo ariko ntegetswe kutaguhutaza ni ukuvuga ngo bifu yo kuba ntabwo dutegetswe gukundana ntabwo urukundo ari ruri mu mategeko amategeko yacu ntabwo adutegeka gukundana ariko adutegeka ko ugomba kurekera buri wese uburenganzira bwe noneho rero iyo ugaragaje ko deja udakunda umuntu ukanamwibasira bigaragaza intention ni ukuvuga ngo wabikoze ufite ugamije kumuhaminga ugamije kumubabaza ndumva ngewe ibyo nshaka kuvuga umuntu utivanga mu bye ujya ku ruhande niba wagaragaje ko umuntu mutajya imbizi ibintu bye bireke
video naho ubundi video rwose kuyivugaho nta kibazo ku ruhande rwanjye niko mbyumva, ariko kubinjira mu ntandaro y'ibindi bitagaragara kuri video. Hanyuma ku bijyanye n'inkuru n'ibimenyetso mu bintu nize harimo ko byo ukoze inkuru mu byiciro, buri cyiciro kijyana n'ikimenyetso cyacyo. Ni ukuvuga ko episode ya mbere y'iriya nkuru yari ukuba icyo batubwira ari uko Sabe yakoze impanuka, bakatwereka n'ikimenyetso cy'ibyo batubwiye by'impanuka. Episode ya kabiri rero batubwira niba ariyo izaba ifite ibimenyetso biduhamiriza ko Sabe yari afashwe ari gusambana, ubwo yaba aretse no kubitubwira akazabitubwira tutana ikimenyetso kibigaragaza. Ntabwo wambwira ngo reka mbabwiye episode ya mbere mbaye ikimenyetso kitari icyayo, noneho ikimenyetso cyayo nzakizana muri episode ya kabiri. Oya, buri parti ijyana n'ibimenyetso byayo. Niba yemeje gutanga ibintu muri episode na titire mujye mureba na titire wenda y'amaseri y'amafilime, titire cyangwa umutwe bahaye iyo story, barakubwira bati noneho kanaka bigenze gutya, ukaza kwibona mw'iyo episode ugezeho. Ntabwo bavuga ngo kanaka bigenze gutya ariko ngo ibijyanye nuko nibyo tubabwiye muzabona muri episode ya 3 izaza. Oya, ubwo episode baduhaye urayiduhara nibyo turi bubone ko muri iyo episode. Ya numva ari uko mbyumva. Nyine ubona ko nyine rwose na sinzi niba mbere yo uploadinga inkuru munayisesengura akareba ese ibi ikiganiro hagati yanyu babiri uko harimo kamere nyinshi, harimo reka nigendere n'uko yakubajije ahita afatiraho. Reka twumve n'abandi. Muhoza abaza Deo hakiri kare, hanyuma dufite Musuhuke Musuhuke. So fata Muhoza afata ijambo. Ngiye nabazaga Deo nawe munyamakuru aryamye tangukira wasomye izina ry'izina ko ari Deo. Manirakiza. Ngiye Teo Manirakiza. Yego. Ikintu nabazaga ni uko kuri ino video hariho ibintu byinshi abantu bashobora kwibaza. Rero ko abantu bayivugaho sinzi ukuntu mwamuhita mubicengeza mubijyana mu byaha n'iki byose. Ino video irimo ibintu byinshi bitanasobanutse ku mugani, tunaretse yuko umuntu yagize impanuka, ariko wakibaza impamvu abantu bari guseka ko umuntu yagize impanuka. Ni ibintu bibabaje, noneho abari kuri tele kuki bari guseka? Ni ibintu bigaragara namwe mukurikira video mwabibona. Ukibaza kuki abantu bari guseka, kuki abantu bari gushaka kubaza ibibazo nkaho batabanje gutabara umuntu. Urabona yuko babanje bagatabaza ngo mwadufashije, turi haje n'abasore, ariko bari bahagaze bose bashungereye, babanza kwinginga kugira ngo batabare umuntu. Ariko mbere yo gutabara umuntu barabanje bagira gute? Barabanje babanza kubaza ibibazo. Kuki bari kwibaza ngo uyu ni umudamu wawe? Kuki bari kwibaza ngo ukumva barimo baraseka bari inyuma? Hari abandi bari kuvuga ati tubanze dutabara ibindi tuzabimenya nyuma. Ni ibintu biri kugaragara muri video. Ngiye ndi kwanaliza nakurikiye video tugendeye ku bintu biri muri video nyine nibyo turi kubona. Rero kuba uriya mukugore yakozeho kiriya kiganiro nka kiriya, n'undi nawe ubaye ushatse gukora ikiganiro wagikora ikiganiro, nawe ushatse kugikoraho wagikora ikiganiro, kuko harimo ibintu byinshi. Iriya video irimo ibintu byinshi nawe ubwawe wakora ikiganiro udasobanukiwe kandi bikabamo inkuru ndende. Rero ndumva kuba uriya mudamu bafitanye ikibazo ni kimwe, ariko no kuba yarabikozeho ikiganiro nka kiriya ntabwo mwamugira ikibazo, kuko iriya ni inkuru nawe wakibaza kuki abantu barimo aho gutabara barimo baseka umuntu ubabaye. Kuki barimo bibaza ngo uyu ni umudamu? Kuki bari kubaza ibyo bibazo? Ibyo ni ibintu byose bihishe. Noneho ukareba na location yabereyemo accident, ni ahantu naho utamenya ngo umuntu byagenze gute kugira ngo akore accident muri hari ahantu accident ikomeye nk'iriya. Nabyo ni ibintu bidasobanutse, kiretse wenda yarahise arwara paralize mu buryo nyine. Ngende gushingira kuri video y'ahantu yakoreye iriya accident.
keretse ari umuntu wabaye ahise arwara pararize amaguru ntakore reka akaba njye mubwire uko yagwa mbyumva agisida yabera ariho hose agisida yo ntabwo igira yibera no muri dushe nyine iki ni ikintu kuvuga uretse ntabwo muri kumva turi kuvuga tugendeye kuri iriya videwo ibi ni ibibazo umuntu yakibaza yego iriya video rero ikintu cya mbere wavuze hari umushaka kuba mwanyumvise nabi sinavuze ko kuvuga kuri iriya video bigize icyaha ahubwo kuko ibintu biri kuvuga kuri iriya video ntabwo bivuga kuri iriya video gusa biranajyana na message video isohoka bwa mbere yazanye nayo yazanye na message yo kuri iriya video ari ibyayibanjirije ari ibi n'ibi abandi rero kubivugaho turi gukomanta gutanga ibitekerezo uko ibyo tubyumva ngibyo bindi Deo, icyo rero ndi kuvuga ngo ibyo bindi bari kuvuga ngo yazanye nayo ngenda byamaganye ntabwo mbyemera muri express ibyo biri kuvuga ngo biriya ntabwo twabivuga ariko no kuba ntabwo dushaka kubivugaho ariko no kuba umuntu yarakoze analize akavuga ati ashobora kuba yatarutse igipangu ni ibintu nabyo umuntu atarenza rero iby'imbere y'igipangu byo ntihagire umuntu ubyitaho yego ibaze ngo uri kumbwira mu itangazamakuru urujijo rumarwa nuko umuntu akoresha ikintu twita source credible ni ukuvuga ngo source credible ya mbere ahangaha ni Sabe ni Ngwino ni n'abandi bantu twamenya bari kuri iriya tere ikindi yego sindagusoma ijambo ikindi kintu ndimo ndavuga urebye kuri uriya Karara yahamagaye uriya mujyanama w'ubuzima aramubaza ariko uriya mujyanama w'ubuzima umenye ko yamubereye umuntu mukuru nawe ntago wagendera ku bintu byo ko nawe ntabwo amaye amakuru yarabanje aramubaza uri umunyamakuru ukorera ku kihe kinyamakuru nawe abanza kwanga ariko kandi kantu mutabonye sinzi niba barakabahishe namwe mukabibona ko bakabahishe idore nawe uriya mujyanama w'ubuzima ntabwo yashatse gutanga amakuru yose kuko yarabanje aramubaza oya hari akandi kantu badukinnye hari akantu Karara yadukinnye n'uriya mujyanama w'ubuzima ariko yibagirwa kandi yashatse kutwereka yuko ari nkabwo bwa mbere bavuganye ariko rero ngiye muri no kuntera umujinya ariko bari babanje kubipanga mbere ikibazo ni ikiganiro cya Karara cyangwa ikibazo tureke ibyo muri gusesengura ibyo Karara yasesenguye cyangwa tuvuga kuri reka Karara yatuzaniye video ayizana Deo ahangaha ntabwo ngiye Karara video yazanye urimo kumva twe tuvuge kuri video twabonye tureke umusesenguzi bwa Karara biraza kudufasha video nta kintu twari kuyivugaho iyo Karara atayituzwe nakizeho ibintu yavuze video ubwayo ntabwo twari kwitinda ariko ikosa kubera iki turi gusesengura ibyo yavuze kandi bisobora kuba binagize icyaha mumpeho nanjye umunota umwe ndawusabye kuba Karara yaratuzaniye video ibyo yanditseho nk'abantu bafite ubwenge nta gihamya tubifitiyeho kuvuga ngo kanaka avunitse avuye gusambana nturi kuduha ikimenyetso cyerekana ko umuntu yari wasambana twebwe icyo turi kureba ni video ya Sabe uzwi nk'uko twasanga Imana imbabarire ukereka nkoresha Imana irakiza tuzi umusitari kubona aka video kiwe kari gucicikana kuri internet ari mu muhanda wenda moto imaze kumugonga ntabwo ibyo ari igitangaza kuko ni inkuru kubona umuntu uzwi agaramye hasi yakoze accident video natwe twabonye ni ya Sabe uryamye mu muhanda cyangwa kuri rigori amaze gukora impanuka ntituzi uburyo yayikoze yaba yarasimbutse urupango yaba yaranyereye yaba moto yaramuhiritse yaba ari umuntu wamusunitse twebwe icyo twabonye ni Sabe wavunitse wakoze impanuka kubivugaho ibyo numva nta rubanza rurimo nta kibazo kirimo ariko kuvuga ko tumubonye avuye gusambana ibyo nta nubwo twari dukwiye kuvuga kuko nta gihamya tubifitiye ariko ngewe mfiteho utubazo tubiri Sabe abafite amakuru numvise na Manirakiza bivuga ko yaba yaravunitse ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani ejo twari ku itariki 7 z'ukwezi kw'icyenda bivuze ko hashizemo iminsi runaka Sabe yaravunitse niba uriya muntu wafashe karaka video yarabonye Sabe akamubona akabona aramuzi gusa n'umusitarazi agafata aka video kiwe normalement karagagure kuba aka video gasirikira kuri internet uwo munsi byabaye abantu bavuga ati yo tidore Sabe yakoze impanuka yavunitse yikubise hasi arababaye bikanatubabaza kubera ikiriya video yabitswe iminsi ingana kuriya
kugeza aho yasohokeye ejo. Icya kabiri ngiye nibaza kubera iki iriya videwo yahawe Karara wenyine, kuki itasirikiriye nk'undi musitari wese tuzi Sabe cyangwa Manirakiza nk'uko nabivuga, igasirikira ikabikirwa umuntu umwe, ikabikwa n'umuntu umwe kugeza ku itariki y'ejo. Aho rero ngiye niho ubusesenguzi bwanjye bushingiye bukavuga ngo nibyo bikomeza, nibyo bitumira iriya videwo cyangwa ikintu cyabaye gishobora kuba icyo kwibazwaho. Ariko kuvuga ngo Sabe yavunitse ni nk'uko undi muntu yavunika, yasitara, yagongwa na moto, umuntu yamuhirika abantu babyigana agakora impanuka. Ariko umuntu wabonye Sabe akamumenya gusa akavuga ati yo dore Sabe yavunitse, ako kavideo kari guhita gasirikira ku kanya. Niba muzi ukuntu gisupusupu yamamaye, nta bantu bafashe akavideo kagenda gasirikira. Rero na kariya ka Sabe iyo gafatwa mu bundi buryo gusa busanzwe bw'umuntu wamusanze ku muhanda yakoze impanuka, ni kuriya kari gusirikira. Ariko kubera iki kabitswe kuva ku itariki yakoreye impanuka, Manirakiza numvisha avuga ku itariki 30, kagasohoka ejo ku itariki zingahe kandi karabikiye uriya muntu? Uretse gatorero nkubwira ikintu naho rero turi ngiye nibajije karukanga umva Maniraki, sibyo? Ikintu twemeranye, ikintu kimwe tunagishyire tugitereho ipoto, tuva ahangaha ntabwo abantu ari injiji, ntabwo turi ibigoryi, urimo kumva? Ntagaragara ari injiji ku buryo inkuru ya Sabe kugaragara ari mu muhanda yavunitse ari kumwe na Ngwino Ndebe ni saga, ni inkuru iratangaje. Ibyo ngibyo ntabwo tuza kubidiskitaho. Icyo ntemera ni ukwinjira muri vie prive yabo, urimo kunyumva? Tugashaka ngo bigize ibyaha no kwerekana ngo ibyingo nka birabyura yakoze simbyemera. Ariko ibi byabaye Sabe aho ari arabizi cyane, ari no kubyumva, sibyo? Tureke no kunyira uruhande ibigibo kose byangirije credibility ya Sabe, tubyemeranye. Urimo kunyumva? Ntabwo Sabe azongera guhagarara ku mapine ye nk'uko yabikoraga mbere, tubyumvikane. Ariko icyo ngenda ntashaka kugira, ntashaka kwemera, nabashaka kubifata bagashaka kubihuza n'imiryango, aho nabyo nabyamagana. Ariko nk'umusitari wavuzweho inkuru yo gutikura umugore w'abandi, sibyo? Aya masaha tukababonana muri saga umwe, tugendera kuri iri jambo rimwe, uyu ni umugabo wawe, yego ni umugabo wanjye, ishyano ricitse umurizo, ni content, ni prank, ni ibiki? Size turi kubyumvikana. Uti nta bimenyetso bihari mu itangazamakuru, wowe wararyize ufite n'ikarita. Kankubaze, ibimenyetso biruta ifoto ni ibihe? Ibimenyetso biruta video? Nta foto nta cyaba. Tubonye umuntu, urukumva? Ama video irahari, yewe video irahari muvandi. Wowe hari umuntu umpaye amakuru kandi ni umuntu nizeye. Ego ubwo ni Sabe ambwiye ko muri iriya video uriya mama mubona ufite udukombe tubiri tw'umweru ari uriya mujyanama w'ubuzima Karara yahamagaye. Uretse se banza wumve, erega hari video ihari, ariko hari na manipulation wayiduhaye yadukoreye, sibyo? Ego yabyukije, yabwiye umwana ngo nabyutse nyina, afite nimero ye, ataje kumwibwira ngo ni umunyamakuru. Bari baziranye, bavuganye mbere, ibintu babiziranyeho. Rero ni mpamvu n'umuntu afite biradukinga akaduha ibintu we bijyanye nuko ashaka ko twumva ibintu. Ntabwo ikintu cyaduhaye gihagije, tubyambura agaciro ibyo ngibyo, my brother. Tubyambura agaciro, reka nisabire Sabe kuko kwa byose aratwumva. Ntidukeneye ko aza kuvuga cyangwa azabivugaho, turabizi nk'umuntu asanzwe aceceka. Azanyure ku nshuti ye magara nka Deo, nanyura kuri Deo cyangwa n'undi Sabe rwose. Niba nakurikiye space, ntabwo ari inshuti, n'umukorege w'umunyamakuru mugenzi wanjye. Icyo mvuga ni kimwe, windabiye andi maranka rwose. Icyo ikikerewe ni iki ngiki dukeneye. Twabonye video, urukunyumva? Ubundi iriya video imeze nk'iyafashwe na polisi nizi ibintu byarangiye. Ntabwo tuzi ngo iriya video Sabe twamubonye ari hasi, ntituzi impamvu yaguye hasi. Niyo mpamvu tutari bugendere ku byo Karara yatubwiye ko yasimbutse urupangu. Oya, ibyo tubyirengagize. Dukeneye verisiyo ya nyuma yuko tubona ibiri kubera kuri seti.
twabonye umuntu aryamye ari hasi yavunaguritse amaguru bari kumuterura ashaka abamuterura sibyo ntituzi uko yavunitse ntituzi ibyabanje mbere yuko agera hasi ntitubizi. ese Sabe yari mu siporo ahura n'abajura bamuvuna amaguru? Sabe yaragiye arasikira yahuye n'inzoka arikanga? Sabe byagenze gute? Nibyo yasimbutse urupangu bamugurukana, yagize ubwoba arikanga arahunga? Sabe yaravuye muri iriya rigori? Sabe yaravuye muri uriya muhanda? Sabe yarasimbutse ruriya rupangu? Sabe mbere yuko tumubona amaguru atakora hasi adashobora kuyakandagiza? Sabe agikandagiza amaguru byagenze bite kugira ngo amaguru ntabashe gukandagira ashaka abamuterura? Aho ngaho niho ruzingiye. Reka ngo tubize mu magambo make. Rero ashobora kuba yari muri siporo. Sabe ashobora kuba yaranyereye. Sabe ashobora kuba yirwariye izindi ndwara ze, wenda arwaye yahise agura na pararize. Hari impamvu nyinshi, ariyo mpamvu iyi ngiyi ya Clara tutari buze kuyemera cyangwa ngo tuyihakane tutaramenya iyi mvuguruza itanzwe na ba nyir'ubwite. Rero icyo navuze noneho, reka ukimara kukwitsa kuri Clara, nagira nkubwira amakuru nizeye nuko Sabe yareze Clara ibijyanye no kumukurikirana no gushaka kugenda musebya, ahiga buri kantu kamusebya. Yego. Ku buryo Clara deja ikirego cyaratanzwe, kandi cyatanzwe mbere yuko iyi saga iba. Bivuga ngo ni umuntu utari uwo kwizerwa, kuko yatangaje amakuru ku muntu wamaze gutanga ikirego yuko asanzwe amukurikirana amugendaho amusebya. Iriya video yafashwe na Clara. Mani raki ahubwo niho ahubwo kuba itarafashwe nawe ahubwo akayituzanira. Oya, ubwabyo birashimangira cya kirego Sabe yamutanzeho. Ikibazo ni video. Niba Sabe yaratanze ikirego. Oya, ikibazo reka video wayizanye uyitubwira ndetse wayifashe, ariko arayitubwira nk'uwari uhibereye nk'ari wayifashe. Umva ikibazo rero mani rakiza. Niba Sabe yaratanze ikirego akagitanga mbere y'iyi saga, kandi Clara nawe akaba azi ko hari ibyo ari gukurikiranwaho, utekereza gute umuntu uzi ko afite bamutangiye ikirego ku mpamvu runaka yakongera gukwiza ikintu cy'igihuha kandi azi ko kigize icyaha, kandi azi ko ari gukurikiranwa n'amategeko? Aho ngaho ugomba kuhitsaho. Umuntu bamutangiye ikirego kiri muri RIB, baramushinja ibintu runaka, wowe waba uzi ko ufite ikirego muri RIB ukongeraho ibindi binyoma kandi uzi ko uri gukurikirana, kuko niho ugomba gutira atanze ukavuga ati wana noneho ubushize nakoze amakosa, iyi turu reka nitonde ntaza gukora ayandi makosa, ahubwo noneho niba bari banampaye warning ubu nyine bahita bantwara. Yatinyuka gukora ikosa nka ririya ringana kuriya ryo kwandika iriya titre, kuko iriya titre niyo iteje ikibazo, naho video nta kibazo iteje. Kuba yari kuvuga ati umuntu dore Sabe yaravunitse ntituzi icyamuvunye reka twe duceceke, ariko gushyiraho iriya titre azi ngo afite ikindi kirego muri RIB, noneho cyahita kibizambya akanagendera icyarimwe. Yabiko iwe nta bwenge afite. Umuntu ukora mu itangazamakuru ufite ibyo asobanukiye ku bijyanye n'amategeko n'ibyo ashobora gutangaza byamugiraho ingaruka n'ibitamugiraho ingaruka, icyo ngicyo ahubwo ngiye nicyo natindaho umaze kumenya ayo makuru ko yari afite ikindi kirego. Kandi ikindi cya kabiri, uriya mu mama niba ari we mujyanama w'ubuzima umwe wabahaye amazi wambaye agapira gatukura, uriya mu mama ukurikiye video ni nawe wabajije uriya mukobwa, uriya mudamu ni nawe wamubajije ngo uyu ni umugabo wawe? Uriya mudamu arikiriza, amaze kwikiriza aba ari nawe wongera kumubwira ngo ntabwo ari umugabo wawe. So urumva yamubajije intentional, yamubajije ibintu asa nkaho ari kubona ko ari byo. Bivuze ko ashobora kuba hari ayandi makuru, niba nk'ukuri kubivuga ko uriya mudamu na Clara baziranye muri iriya call bagiranye, hari uburyo bashatse kuduzimiza ariko bari baziranye. Bishoboka ko koko n'uriya mu mama, turi gusesengura ntabwo turi guhamya, turi gusesengura. Bishoboka ko uriya mu mama ashobora kuba nawe hari ayandi makuru y'ibanga yari afite, bigatuma namubaza kari akantu. Kandi ikindi cya gatatu rero, nubwo zino nkuru turi kuzisesenguraho tukazivuga ngo bimaze iki, twagagombye kuba tuvuga kuri makadamiya n'ibiki n'ibiki, okay, ariko tugaruke mu buryo bw'umuryango. Niba ndi umugabo wubatse cyangwa runaka ari umugore wubatse, yewe bakamfatana n'umugore w'undi mugabo, nanjye mfite uwanjye mugore, bikaba byatera uriya mugore badufatanye gutandukana,
afite abana babiri, nanjye bikantera gutandukana n'umugore wanjye mfite abana 3 cyangwa 1. Aba bana bagiye kurerwa n'umubyeyi umwe, hari uburyo bagiye gukura mu kurerwa, bari basanzwe barerwa n'ababyeyi babiri ariko bagiye kurerwa n'umubyeyi umwe. Hari igikomere bishobora kubatera, hari ubuzima bubi bishobora kubatera. No kubivugaho rero ni ukwigisha sosiyete, ni uguhugurana mu buryo bwo kwerekana ko nubwo numvishe Manirakiza bisobanura cyangwa n'abanyamategeko nk'uko amategeko abivuga, njyewe bamfatanye n'undi mugore wubatse naho twaba tudafite isezerano, nta cyaha kibigize keretse umugore wanjye areze. Ariko bifite ingaruka kuri sosiyete, bifite ingaruka ku bana turi kurera, ku bana bari gukura igihe tuzatandukana. Bashobora kuzagira ubuzima bubi, bashobora kuzagira imirererwe mibi. Ibyo byose rero kubivugaho, hariho kubivuga mu buryo bwo kwiga no kwigisha. Iyo ntashaka kujya ndakwiyamye va mu miryango y'abandi, ibyo by'imirerere n'abana ndagusabye ndakwiyamye. Omar basegonda make. Nane gatoya ndahinya. Ubu ni ndaro kugira. None ntagiye kuvuga mu musuhuke, mbere ko musuhuka avuga. Reka nkobaze Theo, ubundi ko mutuvanga nk'abanyamakuru mukora n'abanyamakuru b'umwuga, ndashaka kubabaza. Ubu turi muri izi conspiracy, wafashe telefone ugahamagara Sabe umunyamakuru mugenzi wawe, mugakora ikiganiro muvana nk'urujijo, akababwira uburyo yisanze hari hasi. Ibi ngibi koko uzi ko Sabe Sabe murakorana, mukora umwuga umwe, mumuvugishe. Mwese ntimuravugana na Sabe ngo mumubaze uko anamerewe? Ngiye gushaka ubu ngubu abanyamakuru mukorana nawe, cyangwa mufite ukuri mudashaka kutubwira? Sabe yari muri siporo aravunika, ese niwe wahamagaye uretse gato ngwino uhamagare Sabe nk'abanyamakuru bagenzi be, mureke kudufata nk'ibiwerewere. Muri abanyamakuru mukorana nawe, Sabe nawe ahamagara abandi banyamakuru nk'inshuti ze, mumuhamagare mumaze mumwihanganishe pole ku mvune wagize muvandimwe, kandi nimurangiza uretse gato nimurangiza ntabwo Sabe yavunitse ururimi, yanafashe n'umwanya yakora itangazo ko agiye, muze muhumuriza abafana be, mumubwire muti yakoze impanuka byagenze gutya. Naho ibyo uyu mukobwa ashobora kuba yarakoreye impanuka hafi ye, sase wenda yariho atuye, ashobora kuba byarabaye wenda bari kumwe bavuye muri shooting cyangwa bavuye no mu bindi, bavuye no mu zindi gahunda zabo z'akazi. Kuki mwumva ko umugore yahuye n'umugabo nta kindi cyabahuza, ko batahuzwa n'akandi kazi cyangwa n'izindi business, mukumva ko bahuzwa? Ariko umuntu hanuka hejuru, umuntu usimba uhanuka urupangu, rinete zikaguma mu maso, ingofero ikaguma mu mutwe. Hari ibintu bimwe na bimwe natwe tubona dushyiremo na logique. Ibyo rero uri kudusesengurira, uri gushaka kudufeedinga ibintu, kandi nyir'ubwite yakakuhereye amakuru kuri uwo munyamakuru n'abandi nana yama nagama yo gutangaza. Ngewe nemereye kumuvugisha uyu mumubwira pole, simbona ko umuntu wavunitse uko ibintu biba grave. Ngewe mbona ko icyo namubwira ari kumubwira ngo mbwira amakuru njya gutangariza abantu bahumuriza. Ihumura akeneye uyu munsi ni ibijyanye n'uburwayi afite, abantu bajye bagira n'ubumuntu. Ubwo bumuntu turaza kubugaruka ndakumva, ariko reka nongere mbwira abantu banyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda, reka mbibutse ko izi ngaruka zose, izi saga zizamo abantu badahuje ibitsina, umugore n'umugabo, akaza saga nk'izi ngizi, reka mbabwire ko aya masaha umuti n'umwe. Banyamakuru bo mu Rwanda, abantu mufite ubushyuhe n'abandi bantu, reka mbabwire ko uretse muri Single Connect nta handi hantu wahungira ibintu nk'ibi. Single Connect ni application imwe rukumbi kuri uyu mubumbe, aho ugenda ukayidownloadinga niba uri single, niba wumva ufite inyota yo kugira ugufumbata cyangwa uwo mujye mubwirana amagambo y'urukundo ahumuriza, reka nkubwire ko ugomba kugana Single Connect yonyine. Iyi ngiyi niho uzavana umuntu muzatangirana urugendo rw'ubu buzima, nawe ukaba mu buzima nk'ubwa Theo ubu tuvugana, madamu aramubwira ati mugabo mwiza gira uve kuri iyo space uze dutangire tuganire ku byateza imbere. So aha nta handi wabibona uretse muri Single Connect. Urashaka kumenya Single Connect uko ikora? Kanda kuri profile ya Godfather aya masaha mbabwire ko yujuje 100,000. Ugenda ukandeho, numara gukandaho urareba umuntu umwe rukumbi followinga ni Single Connect. Hanyuma ugende usure ibikorwa by'aba bantu. Ni application ugenda ukadownloadinga ukahahurira n'isi yose muri rusange.
nta kindi gihuza bariya bantu muri single connect uretse urukundo no kudatinga no gukundana mugakora imiryango. Mu kinyarwanda single connect ni umuranga. Ni mugane single connect mugende mu downloading application, numara kuyidownloadinga nkwibutse kushyiramo nimero yawe, warangiza ukayidownloadinga, wamara kuyidownloadinga ugashyiramo ifoto yawe, nuza uri anonymous ntabwo biza kugukundira. You have to put your information, ibyo mvuga ni amazina yawe ya nyayo n'ifoto yawe, hanyuma umukobwa w'ikizungerezi cyangwa umuhungu ufite ubwanwa bukonekta akakubengukwa, mukaganira mugachatinga, hanyuma single connect n'abajyanama babo bakazabegera bakabagira inama, mugakora umuryango nk'ukuntu uzaze kuri moto yabigenje. Ubu ngubu ni umugabo uhamye akora komedi afite umugore. Ni mugane single connect. Iyi ni application yahenze umunyarwandakazi umwe mu bagiye mu mahanga cyangwa baba muri diaspora, aremera afata amafaranga aravuga ati kibanza reka manze nubakira abanyarwanda niwo musanzu unatanga ku banyarwanda n'abanyamahanga muri rusange. Akora application yita single connect. Aba single ni muze mu connect, mu connect imitima, hanyuma muza connecting imibiri, mukora imiryango. Ntimu connecting imibiri n'abafite aba connecting imitima, ugomba connecting imitima mbere yuko mu connecting imibiri. Nicyo single connect yaje kuvanaho. Ariko ingaruka muri kureba ziri kuba nabajya guconnecting imibiri mbere yuko ba connecting imitima. Single connect bafata guhuza imitima mugakundana mukazahuza imibiri mwarabanje guhuza imitima. Turi kujyana ni single connect. Ijya muri Apple Store, ujye muri Play Store, uyidownloadinge, uzaza hano uvuga ati dufata ndagushimiye kuko navuye mu bwigunge. Ubu turi kuvugana madama agiye kuza kundeba no nabona banye kuri single connect. Haleluya. Reka tugaruke mu kiganiro. Ngayo nguko nuyi downloadinga ugomba gushyiramo nimero yawe biri clear. Reka dukomeze ikiganiro. Ni single connect ariko tuzafata umwanya wo kuyivuga birambuye. Ni muyigane abantu 900 abantu 1004 muri iyi space. Reka mbabwire ko kubaho ukiri ingaragu cyangwa uri ingimbi n'abangavu ni mugane single connect muve mu bugunge. Umugore mwabanaga yarakugoye agukubita amanywa nijoro mu diaspora, saba divorce uje muri single connect ushaka ko umwana yakugeneye. Niko bimeze. Ndiseriye muri ariko urumuro ko wabuze ibyangombwa bigutwara hanze, jya muri single connect uhure n'umuzungu mukunda na kuhereje ibyangombwa uze mukora urukundo mwubaka imiryango. Turi kujyana murakoze cyane twihuta. Okay, twakomeje tukiri ahangaha rero. Reka dufate Musuhuke yaje kare Theo, hanyuma mukanya ndaje nakira undi muntu. Musuhuke fata ijambo. Godfather urakoze cyane, uranyumva? Ndakumva kandi ndakwiseguraho wafashe umwanya uhagije wihanganye. Allez, je vous uri umuvandimwe wanjye nta kibazo. Kandi urambeshye wiwe ntabwo tuziranye. Nta kibazo. Oya mpindutse umuvandimwe wawe nte? Njye niko mbyumva. Duga ku ijambo twihuta. Okay. Ubwo no buryarya. Oye wanyita indyarya kuko utanzi ariko vuba uzamenya. Ndagushimiye kuba wongeye koma ijambo, sibyo? Reka tugeraho. Kandi single connect yo wavuze app za subscribing. Urakoze. Ikintu ndashaka kuvuga, reka mbanze mbabwire wondi we. Jewe nakoze muri Hollywood imyaka 4. Rero ibi bintu bya entertainment ndabizi. Ndashaka kubivuga kugira ngo mwumve ko mfite credibility yo kugira icyo mvuga. Nahuye na Tyrese na Dr. Dre na Chris Brown. So icyo navuga hano, ntabwo turi muri court of opinion, ntabwo turi mu gushinja Sabe. Na papa wanjye kubera ko ari umugabo mwiza sinamwizeye kugeza nabonye hari umwana waje ngo amuvuge ko ari umwana we, niho namwizeye. Rero najye ubwanjye nihagira ikinzaho kandi nzaza kuri kamera vuba muzanyote nta kibazo. Ariko icyo mvuga, iyi ni court of opinion, ntabwo turi gushinja Sabe. Niba yarasambanye si ikibazo,
icyo turi kuvuga ni court of opinion ko twamutekerezaga, kuko yari umuntu ufasha abagore, tukizera ko ari kubafasha kugira ngo bave mu bibazo barimo bagere mu buzima bwiza. Noneho ariko tugiye no mu rukiko, ikiganiro cya Theo nari nakibonye na Gasaro mbere yuko nzana hano, sibyo? Hano ntabwo turi muri facts, nta muntu dushinja, ariko se kubera iki umuntu atanyuze mu rugo agasimbuka? Ntabwo turi kubyemeza ko yasimbutse, nta nubwo turi kubyemeza ko yasambanye. Gusambana si icyaha pe, natwe twese twabikora, ariko iyo tubonye iriya videwo y'umuntu twizeraga turibaza byatewe n'iki? Niba uri umuntu uri mukuri ukuyeho byose ko ari umusitari cyangwa iki, kuki yasimbuka igikuta? Ndabona Tito uri gushyira za hands down, ariko oya nyaruka kubita ubangura, fata umunota umwe concluding biradufasha. ngewe icyo mvuga, umusitari nta right to privacy agira. Niba wishyize muri public tuzakota, sibyo? Niko muri Hollywood mubigenza? Niko tubigenza, ni cost na benefit. Niba wishyize hanze ntabwo uzafata benefits ngo wange n'ingaruka zabyo, sibyo? Ibyo ntabwo byemewe. Niba ufata benefit, emera na cost zizana nabyo. Murakoze. Hollywood n'ahakaza mutwe. Tugaruke gato. Ndimbati urahari? Ndimbati fungura mike yawe. Nzaguma muri bongo hudu, ntago zagaruka. Ndimbati uranyumva? Ngewe ndahari. Uti aba feministe barakwibasiye, barakuzonga, wakongera ukagasubiramo gatoya tukagira ngo tubihe umucyo. Ibyo uvuze nawe ubizi kundusha. Oya no, uri nyirubwite, hari impamvu bikubaje gerageza nyine baranyibasiye ubwo wumvaga inkuru yanjye. Yego, twavuze tuvuga naho yaturutse, aho yaturutse barahazi, ariko baranyibasiye nyine. Kunyibasira rero ukuri ntago bari bakuzi. Nabivuze neza uti wongeye ntacyo nongeraho kuko wabaye umwere. Kuba umwere rero icyo nabo bibigisha. Niba barakurikiranye urubanza neza. Okay. Urakoze cyane. Thank you. Hano dufite umwe bintuza. Sylvie urahari? Biriwe? Oya, urafungura mike yawe hanyuma musuhuke, funga mike yawe. Ahangaha bati hari ikintu kitigeze gishimisha umwe mu buryo mwakiriye ikibazo cye, muramufata muraterura na hasi ngo pi. Ibi bintu biba byagenze gute ngo bigende gutyo? Simvuze ko ari wowe wabikoze, ntabwo ari wowe wabikoze, ariko baravuga ati yashyize muri rusange ataba feministe bose. Mwarahohoteye uyu mugabo, cyangwa birakwiye ko abantu feministe bahohotereye umuvandimwe? Bati mukimara kumva ikibazo cye mwaratereye no hasi ngo pi. Sylvie wabishyizeho umucyo niba ntacyo bigutwaye. Mbite kudufata? Iriwe. Ya, kwanza ntabwo nje kuvugisha uwo muntu warubajije, kubera ko ntabwo nshinzwe kwisobanura kuri we, ariko kubera ko
mwamvuze hakaba hari umuntu wabwiye ngo nze bari kumvuga ndavuga apana ko kubera ko nshaka kumusubiza nta nubwo ndi kurepresenta abafeministe kubera nta power mfite yo kubarepresenta nta na association bafite ngo ndabakuriye ese nta association mugira ariko sinumva kubera iki kwanza binaje kubera ko hari izi drama zihari kubera ni ibintu bibiri bitandukanye ikintu nashaka guclarifia umuntu badafunga cyangwa bafungura ntabwo ari necessairement ko aba ari umwere peut-être ibimenyetso byaba bibuze nta nubwo ndi kurefera kuri iyi case by the way please gufungurwa no gufungwa ni ibintu bibiri bifite umuntu ubigena ariko nanone iyo ibimenyetso bibuze hari igihe bafungura umuntu pas parce que ari umwere icyo ni kimwe icya kabiri nta mufeministe wazanye story iyo ariyo yose ku mihanda ukuntu muyita so story ziraza zikadusanga ku mihanda ntabwo tuba twagiye kuzicukumbura nk'abanyamakuru bababwira ngo ejo ngo we have invested time we have invested energy and money kugira ngo izi nkuru bazibone nta mufeministe ufite umwanya wo kujya kukumbura ibintu muba mwazanye ahangaha iyo story yaje ukuntu yaje kandi victime yaraje avuga ibintu bye ariko ikintu navuze ngiye no gusubiramo right now nuko umuntu uwo ari we wese ufitanye affaire n'umuntu afiteho ububasha no matter the age utitaye ku myaka uwo muntu bagiranye affaire n'uwo muntu byabamo guhohotera kubera ko amufiteho ububasha kubera ko ibyo yamusaba byaba bigoye kubivuga no nimba umuntu ari umuyobozi wawe niba umuntu ari kuguha platform runaka nk'ukuntu iyo drama y'uwo muntu nashaka kuvuga n'izina yari hari ukuntu mwayumvishije mwese hariho victime wari urimo urasobanura ibintu victime yarabeshye it's one thing ntabwo ari njye uhari kugira ngo mvuge ngo victime yarabeshye igihe hari nuko hari ibyagaragaye nanone iyo victime aje akavuga ngo nta child care nabivute ntabwo umuntu runaka amfasha kurera abana njyewe ntabwo mba ndeba victime cyangwa uregwa mba ndeba ko hari uburenganzira bw'umwana buba butubahirijwe having said so ntabwo iyi case ya Sabe yaje ije kugira bere abantu baba baravuzweho ibintu runaka n'ababyeyi n'ababyeyi n'icyo ko njyewe ntamuzi ntabwo nzi ariko ntabwo mugiye gufata ngo by default ikintu cyose Sabe yaba yaravuzeho umuntu ngo yaramubesheraga kubera ko nawe ngira ngo ibintu by the way sindi busubire ni mu byo navuze ninjoro kubera ibintu byinshi almost 80% ibyo navuze Theo yabisubiyemo exactly na Maître B so rero umuntu uza ahangaha akaza akavuga ngo no ngo abafeministe se tuvuga ibintu byavuye he none se ukuntu mwebwe mwese mwumvishije iyo case iyo uriya mwana wa victime yazaga mwese mukavuga ngo afite 18 nababwiye ko n'imyaka ijambo ni ryawe njyewe nta nubwo nzi impamvu cyangwa sinzi naho biturutse kugira ngo Sylvain azavuga amagambo angana gutyo ariko niyo mvugo ye reka rero nanjye mvuga ibyanjye Sylvain ntago nakwibasiye sinkuzi nta nubwo nzakwibasira ko sinkuzi nta kintu kiduhuje n'ubwa mbere ibyo ari byo byose ngiye kuvuga wenda unyumva ndakwibasira kubera ko aho ndara uraharara aho urara ndaharara ibyo ukora nibyo nkora njyewe mfite ibyo nkora nawe ufite ibyo ukora Sylvain ntabwo ukwiriye rero kuza umbwira yavuze ngo nanjye ninjye izina ryawe nawe yamvuze Godfather ntukazana ibintu ntukazana abo bantu kuza gusuzugura abantu ntago bagize yamvuze ngaho gufata ijambo Godfather ni wowe namwibwirira arimo hano Sylvain ntabwo Sylvain umbabarire sinkuzi nta nubwo nanjye tuzi ziranye ku buryo twaterana amagambo sinigeze nkuvuga nta naho nakuvuze icyo navuze ngo abantu bose bashyira agatebo
bagafata umuntu bakamushyira mu gatebo bakamwangisha abandi. Bakwiriye kugeza inyuma babona ukuri bagasaba imbabazi. Bagasaba imbabazi uwo muntu. Ibyo nabivugiye kubera ko nabaye umwere. Ndabizi ko abafeministe bari bahagurutse kandi nabaye umwere ku bintu kandi bigaragara ko byabaye ari akagambane. Sylvie rero ndakuvuga kubera ko sinigeze nkuvuga, ntabwo nigeze nkuvuga pe. Sylvie ntabwo nigeze nkuvuga pe. Nta n'ahantu duhuriye, nta n'icyaduhuza, ibintu byo kuza ufite umujinya. Ndimbati ndakumva uretse ihangane gato wirakara. Sylvie aravuga ati ko abafeministe mwanyibasiye icyo gihe ko nahindutse umwere ko mutaje kunsaba imbabazi. Si ikintu cyumvikana. Ikindi kandi nge bashakaga kunyangisha umuryango wanjye, mfite abana, abo bana sinabangaga narabemeraga, nabisobanuye babaga iwanjye bahamaze amezi 3, byose byarabaye. Urukiko rwa mbega ibyabaye mu rukiko byose abantu barabyumvaga ku mugaragaro. Ntabwo urubanza rwanjye rwabaga ngo habaga hari abanyamakuru benshi. Ibyo rero mu rwego rwo kugira ngo twunge ubumwe, abantu bakwiriye kubona ko hari umuntu ubeshya cyangwa bakabona ko hari ibyo bibeshyeho, bagafata umuntu bakamusubiza agaciro ke. Naho rero Sylvie biza kunshiraho isoni, ntago ngewe ntabwo nkwemerera. Oya nta no. Wumvisha ukuntu ambwiye. No uretse gato. No uburenganzira uretse gato. Niki ntago tugiye gutukana twubane turabana. Ntago mututse, ndamututse ngewe. Kumubwira ngo ntacireho isoni ndamututse. Tugende gake. Ngo ntago ngo duhuriye muri showbiz, ngo ntago duhuriye mu ntago twahuriye nyine. Ndimbati nyumva gato. Icyo usaba abafeministe nuko bitewe n'amagambo bakoresheje twubaka urukundo nk'umuntu wahinduye umwere. Twubaka urukundo kurusha uko twakubaka icyo dupfa n'abantu. Ufite icyaha gihanirwe, akigayirwe, ariko n'uwagize umwere ibyo byose ibindi byose bikwiriye kujya ku ruhande. Ntabwo ibintu bikwiriye gukomeza. Kandi impamvu nkubwiye gutyo Godfather, nimugoroba mwamvuzeho bande Ndimba. Reka tuvuge ibyaka kanya. Uyu buretse gato se butibiri bwa cyamba. Iby'ikindi gihe tubyihorere. Ubwo mbabarire nshobora kuba nibeshye. Uyu uribeshye cyane kabisa. Ngiye ngusabye imbabazi. Ndaguhamagara kabisa ya. So anyway tugenda aho sinani ikintu ntuze yarasabye Ndimbati ati mu bantu bamvuze cyane bakambangamira n'abafeministe barimo, kandi nge nahindutse umwere mu kunga ubumwe, mu kubaka igihugu, mu kubaka ubumwe. Nibanyegere mu kubaka urukundo ya ntibanyegere Godfather. Bansaba imbabazi. Oya rukora zikwiye. Twahindutse umwere se? Sibyo. Ngewe mfite umuryango, mfite abavandimwe, mfite inshuti mwese. Iyo abantu rero nuko si uretse gato ikintu nashaka ugerageje unabyumve. Ngewe reka nkubwire ihangane gato. Wavuze muri rusange ntigeze mention ngizina, niyo mpamvu na Sylvie zamuse ntakuvuge. Sinshaka ngo wishyiremo Sylvie kuko ntabwo yigeze aza kukuvuga nkawe cyangwa nta n'ubwaga areba feministe babivuze. Sylvie nkumojeho. Uretse gato nuko nk'umufeministe afite uburenganzira bwo gutanga opinion ye. Sylvie nkumojeho yamvuze, nubwo nawe wamubaza yamvuze, ariko nge nta n'ikibazo numva nakagiranye na Sylvie. Ariko ubundi umuntu agirana ikibazo n'umuntu batari kumwe, bataziranye, badafite icyo bahuriyeho. Tugarutse ku cyatuzanye uyu munsi rero. Oui. En général, Ego. mu cyaha cyitwa GBV, Ego. nimba uzi ko wagiranye affaire n'umuntu, mbisubiyemo neza, uwo muntu ukaba wari umufiteho ububasha, ubwo buri muntu atangire kureba muri cases ze niba ibyo ndi kuvuga bigiye guhura n'ibyo ntavuze amazina y'abantu. Ubishyize muri general, in general. Yego. Ni ukuvuga muri aba bantu bose bari aha ngaha, umuntu uzi ko yagiranye affaire n'umuntu
bifite reka ntange example ya Theoda kubera nziranye nawe nimba Theo kuri icyo kinyamakuru cyawe nje nk'umu intern wawe cyangwa nk'umukozi gusaba akazi wawe ukanyakira ukavuga ugiye kunyigisha umwuga ni example ntanze Theo nkagera aho ngaho ukampohotera ariko twagera mu butabera bakavuga uzi n'ibindi Silva afite imyaka y'ubukuru yari umuntu mukuru yafashe icyemezo cyo kujya gusaba akazi n'ibiki Theo nubwo bwose ubutabera buzakugira umwere uzaba warakoze iyo crime yitwa icyaha cyo guhohotera Sylvie nubwo bagufungura icyo cyaha uzaba waragikoze ahubwo biterwa n'ukuntu kiri kuba prosecuted handi bavuga ngo muzane ibimenyetso niba yaramufunze amaboko niba yarakoze iki kigaragaza ko wamfashe ku ngufu gufata ku ngufu ukuntu twebwe dushaka kubidefinisa hanga turi kubishyiramo ngo imbaraga force physique yaraje yamufungira mu nzu non c'est pas ça ni ugukoresha inzira iyo ari yo yose kubona umuntu kubera ko umufiteho ububasha runaka ndumva mu kinyarwanda ariko nabisobanura so ntabwo waza hanga gucelebra tukaguhereza tapi rouge ngo wavuye muri prison wakoze iki ndikukubwira Theo so ahangaha ukuntu umutima nama wacu wa buri muntu wese ugenda urebe kesi waba waratsinze kubera ko ufite umuntu wakuvugiye ufite ukuntu wabyivanyemo ufite ukuntu wasimbutse none ubizana hanga muri brain yawe utaje no kubipartage so kuri nge hari abantu bava muri prison ariko icyo cyaha cyitwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu by'ukuri yaragikoze kimubarwaho peut-être nitujya mu ijuru cyangwa kwa Satani isi nirangira abarokore babirivinga one day uzabazwa icyo kibazo nubwo bwose wavuye muri prison so ngiye kuvuga ikintu kimwe mu gifaransa bavuga la justice judiciaire n'a jamais été juste baba bashaka kuvuga iki abahanga muri iyo domaine baba bashaka kuvuga ko nukuvuga justice ifite ibintu checklist ireberaho iyo bibuze ikugura umwere papa skuru umwere ariko kubera ko ABCD hari ibimenyetso bibuze ibyo bintu ntabwo twagiye mu kishuri ry'amategeko maybe maître Abeni bakira aho ngaho il va me contredire ariko ni twese turi mu gatebo kamwe nimba hari urwo wasimbutse kubera ntabwo ubutabera bwagufashe cyangwa nta kimenyetso gihari ntabwo bivuga ko noneho iyo bije ku cyaha cy'ihohoterwa bishingiye ku gitsina s'il vous plaît nimuze hano mushireho tapi rouge ngo umuntu yarasohotse muri prison ngo ngewe nze musaba imbabazi nta mbabazi ngusaba kubera ko ndabizi ngo I'm not talking about you the name navuze ko nta zina nshaka kuvuga rero n'umuntu uri kumvuga nanjye amanure natanze example ya Theo rero gutfada mukomeze ikiganiro cyanyu uko mubyumva ariko umuntu yaza kwibasira abafeministe nubwo ntabavugira nanjye ndimo araza kutwibasira nitwe twazanye histoire hanze histoire nibihari tugomba kuyanaliza tukayanaliza n'ibikoresho cyangwa niba nabyita ibikoresho tools za human rights zitandukanye as feminists noneho we go deeper ntabwo tuza kureba ngo umuntu afite imyaka y'ubukure cyangwa no tuza kureba l'environnement les structures mvuge basi migenzo ndikubura ukuntu nabivuga mu kinyarwanda ku buryo abantu babivuga babyumva hangaha bose twebwe abafeministe ntabwo tureba iriya myaka iri mu itegeko ryanyu never we go beyond that we analyze iri kwanza umuntu nibaje kuvuga ngo bari abana babaga iwanje ahubwo se abo bana bababyaye ute wababyaye nande uwo muntu mwahuye mute nuhe muhuza wari uhari motive gani yatumye uhura n'uwo muntu namumenye we go there maybe justice ntiyajya aho ngaho yirazirebe ngo umuntu yabyaranye n'uyu afite imyaka ingahe no so ntimuduhereze umurongo mushaka ko tugenderaho twebwe dufite analyse yacu ntabwo turi urukiko ariko ntibivuga ko tutanalize we use feminist lens amaso y'abafeminist agenda hejuru y'imyaka akareba igihe akareba ikirere imvura yaragwaga ntiyagwaga izo facteurs zose ziba zihari having said so buri muntu rero muri cases cyangwa yo afiza party arebe urukiko narusimbutse ute muri iyi case narusimbutse ute nayo ibintu byo kuza mukavuga ngo umuntu yari afite imyaka se niki
n'umukecuru w'imyaka 100 baramurepinga kanswe first turi mu muco wo people can accreditate mugahereza na platform someone at the end of the day hari umwana waje hari atumureba kuri televiziyo avuga ko afite abana niba ari impanga niba ari kisinibuka the whole story kandi ko hari ibyo arimo arabura noneho ibintu ni bibiri hari uwamuhaye platform waba yarashakaga kwihorera cyangwa gusebya undi muntu ariko ntimubihuze please ntimuvange amata muri shimi twavugaga ibintu biri basic n'ibiri acidic no on mélange pas hari ibintu bitavangana hano hari case y'umuntu witwa Sabe hari case ya platform yahaye umuntu waje kuvuga ngo umuntu runaka yamuhohode mu bitandukanye don't mix things bidahura noneho mu bianalyze na logique apana uyu munsi kubera ko Sabe yavunitse n'ibiki noneho abantu bose bazi bakoze amafuti bose muri rusange baze bavuge ngo no yarabibasiraga n'ibiki so no kuvuga inkuru zose yatambukije hariya nta realite yari irimo ntabwo nshaka kumenya abo yabeshye n'abatabeshye ntabwo ndi umutima we sinamuzi ariko ibi bintu mureke gusilencing aba victim ba GBV Godfather, I'm now talking to you there is a GBV case which is coming into this conversation musubira inyuma muvuge there are other victims turi gutuma batazavuga kubera ko noneho their perpetrator are becoming hero by showing that hari umuntu runaka wagambaniye it's okay umuntu niba ubutabera bwaramuvanyemo who I am kuza kuvuga ko ntabwo bwakwirwaga kumuvanamo ngiye mbahaye le principe guidelines on what do we mean by GBV and how we think as feminists GBV cases need to be prosecuted. Ntimuze muvuga ngo imyaka ngo umuntu Sabe is one case another case ya victim umwana twabonye ufite impanga please mugihereze valeur mugihereze uburemere bwabyo n'ukuntu kimeze uwo mwana hangaha ntabwo mwamuhaye platform muramuhamagara nimba Sabe yaramuhaye platform iri wrong mwebwe muhe platform aze nawe avuga ibye ninde wundi waje muri abo ba journalist bose bagiye bavuga ninjoro ngo we have invested time and energy. Who went to investigate on such cases where young women are saying men are abusing them? Mukaza mukatwirata ngo mwashize amafaranga menshi kujya ku investigating niba abantu bakuru babiri baryamanye n'ibiki. Hell please ahangaha muduhaga hege. This Godfather, I'm telling you as the host na co-host, you people don't silence women. We are so many who have been abused and you cannot give red carpet to people who one day have been perpetrator kandi n'uyu munsi ntabwo muza aho uwo mukobwa we ari niba mufite fair judgment on this ari muri Zambia aho ari sinshaka kuhamenya mugende mu mushake aze nawavuge namwe mujye mu rukiko ariko red carpet ziniki no unazabyuka ngo abafeminist sasa haru wagiye kumenya kontra mwagiranye naho nga biza hangaha how do you turn now the whole story Sabe agize kuba victim kuba yarashize some of the story nyuma no natwe tuje kuba victim make other people victim me when someone brings my name in this no drama please ntabwo ari byo kandi genda bamaganye Zakayura na sokoro unakawa mahe ya mbere Ndimbati Ndimbati uranyumva Godfather oui ngira ngo ahari ibintu bihinduye isura kandi mu buryo bihinduye isura ntabwo ariko nge nabitekerezaga dushobora kubifungira no tukarihagarika ko ntabwo bibe byanatuzanye ngiye ndimo ndare mu rukundo ariko amagambo avuzwe nyuma bitandukanye n'ibyo twatangireho cyangwa n'ibyo mwahozeho ntabwo nge nigeze nibasira abantu
ntago nabibasiye ahubwo navuze muri rusange mvuga ngo abantu bose bakwiriye gushishoza, ariko amagambo akurikiyeho abantu bose bakwiriye gushishoza, hanyuma igihe cyazagera abantu bakongera bagahura bakagira urukundo bakagira n'ubumwe bakubaka sosiyete nziza. Ariko ibikurikiyeho none ahangaha bivuzwe bitandukanye n'ibyo twari turimo cyane. Wavuze uti sinongera kuvuga izina ry'umuntu, umuntu yatanze urugero ariko ibyo byerekezagaho uraruzi abantu bose babyumvaga. Mu byo navuze abantu baze gusubira inyuma basesengure, ntago nibasiye abantu runaka, ahubwo navuze ngo abantu kuki tutagifite urukundo. Ibyo bintu nibyo navuze. Kuba rero nanjye navuga cyane, kuba najya muri byinshi ngasobanura ntabwo byananira, ariko se ni iyihe mpamvu dusobanura ibintu bingana n'ibyo turimo kuvuga? Kandi ngewe icyo nshaka ari uko turema urukundo, ibibaye bitari byo tukabyamagana, ibibaye biri byo tukabishakira igisubizo, ariko hakaba havuzwa amagambo angana gutya. Uwabyumva akumva iryumwe yavuga ati uno muntu yavuze ntago nibasiye abantu, ntago nabibasiye Godfather. Navuze muri rusange umuntu uwo ari we wese waba ufitanye ikibazo amenye ukuri akwiriye kumwegera akavuga ati habayeho kwibeshya. Hanyuma ikindi ngewe icyo nabona, abantu babiri iyo bahuye bari kumwe amasezerano bagirana n'ibyo bagize nta mutangabuhamya uri hagati yabo, burya abantu bakwiriye kubyivangamo. Abantu bahura ari babiri nk'uko yararimo atanga urugero, nyuma rero bishobora kuza kuvamo amakimbirane atuma abantu bashobora kubivuga ukundi ariko ubundi atari ibyo basezeranye. Kuvuga ngo rero ngo hari ibiba byarabaye, ibiba byarabaye byose biba bifite imvano, kandi imvano abantu babiri baba barasezeranye ntago abantu bakwiriye kubyuriraho iyo abantu babiri bahuye, cyane ko kubera iki batavuga bariya abantu baza bakavuga bashaka kurya hiti bakabeshyera abo babana ngo barabacurika bakabacurukura, nyuma ejo ugasanga cyangwa bakareba amapuranka y'abavuga ko babahondagura ninjoro babazengereje, ejo bakongera bakaba bati ibintu twabeshyaga. Ibyo ntabwo ari byo bikwiriye. Umuntu rero ataza kubyumva nabi kubera ko azi kuvuga cyane akaza kubigira intambara. Nta muntu nibasiye, n'abantu mwe nta muntu nibasiye, nta n'umuntu nzibasira no rimwe. Ngewe muri ngewe hari n'abashukwa, nabivuze, hari n'abashukwa, kandi abashukwa bagiye bagaragara. Ibyo byose ni ibimenyetso nagiye mbaha mbere tukivugana, nabahaye ibimenyetso mbaha imva n'imvano. Sinzi niba rero umuvandimwe yabyumvaga. Hari umuntu ushukwa. Gushukwa rero ntago byavamo kugira ngo abantu bagirane amakimbirane tungana gutya, ntabwo ari byo. Ahubwo dukwiriye kureba twavuga ngo iki ngiki niba cyatambutse, dukwiriye kugishyira ku ruhande kugira ngo tubone uko tuzubaka n'ikindi ejo kandi cyiza. Kuvuga rero, kuvuga cyane no kugira nta muntu nibasiye, s'il vous plaît, nta muntu nibasiye nawe. Mu mvugo yanjye nta muntu nibasiye uwo ari we wese, waba urinde. Thank you Ndimbati. Birumvikanye. Kandi nta n'ikindi kintu, nta nubwo ese wowe urinde ubundi wo gushinja icyaha umuntu wowe utari uhari. Urinde wo gushinja umuntu icyaha utari uhari, ni urinde. Na warangiza ukavuga ngo hari ukuntu ngo
ubutabera bugira gutya bugashaka ibimenyetso ngo ni ibimenyetso bivuye ku umwere n'iki. Iyo ubaye umwere nyine uri umwere, ni ukwanga uri umwere, icyavugwaga ntabwo ari cyo. Ibindi rero ujya gusegura no kongeraho ngo bashake umuntu, ibintu byaravuzwe bihagije, nta nubwo dukwiriye no kubigaruka, ahubwo dukwiriye kubaka kugira ngo ibyo bintu nk'ibyo bitazagaruka. Godfather, twubake ikintu kandi tureme ikintu gishobora kutugumisha mu rukundo. Ntabwo turi abantu bo guhora duhanganye. Kubera iki? Alright, thank you. Urakoze cyane. Bugira imfura muri Hollywood urahari? Thank you Ndimbati. Bugira imfura? Nta Hollywood ni Kigali mugabo. Wawundi muri Hollywood ni ntuza. Fatira. Yes, na tukakugaruka ku bintu bibiri kuri Sylvie no kuri Theo. Ya ntabwo ntemerera. Ngaho ntabwo mentioning amazina. Hari ibyagarutsweho bazana amategeko, ibingibi rero byo kuzana amategeko muri izi space ahanini bizaca umuco wo kuganira mu banyarwanda nanone ukiri muto cyane. Umuntu aje yes agatanga contribution ye, bakazana amategeko ngo ibyaha ngo urabona hano byagenze gutya, kuko hano hari umugabo bivuze neza, turi muri court of opinion, ni ukuvuga uko umuntu abitekereza tugasesengura dushingiye ku bimenyetso bihari. Hano nta mucamanza ubuhari, nta na gereza ibihari yo gufungiramo umuntu. Naho kuri iriya video ya Sabe, ugiye dufata nk'urugero, umugore wa Sabe agiye kurega ati umuntu wanjye bamuvunnye amaguru, yaje ari ikimuga, ati hano ufite video igaragaza uko byabaye, mwayigendereho nk'ikimenyetso. Umuntu wa mbere wafatwa mu gushaka ibimenyetso ninde? Uriya mugore wemeye ko ari umugore we muri bari abantu, nibwo wajya gusobanura uko byagenze. Icyo cyaba kimwe cyatuma n'ibindi noneho bigenze bityo. Rero umugore wagiye kurega ati umuntu wanjye yaje yavunitse amaguru, sinzi uko byagenze mudusobanurire. Ubwo icyo gihe nabwo Sabe ntiyavugwaho. Icyo nicyo kagisoreza aho ngaho ngaruke ku kindi, ari nacyo abamaze kuvuga baherukaho. Umuntu ati abantu baranyibasiye igihe byagendaga gutya, nawe ugiye kuzana undi muntu aze ngo yisobanure. None se umuntu Sabe nawe ejo nagaruka uzaza wongera utugarura ati abantu mwavuzeho musabe imbabazi mwaranyibasire. Tugiye dusetse n'umuco wo kuganira, nta gushinjanya ibyaha n'iki, ni ugusesengura ibintu bihari. Naho ku kindi nta muntu urukiko rujya rugira umwere, umuntu aba ari umwere, ahubwo nk'uko bamaze kubivuga wowe ku mutima wawe nawe ushobora kuvuga ngo bangize umwere ariko ntari umwere, narabikoze, nubwo umucamanza ahisemo kungira umwere kubera impamvu ABCD. Ariko kuba umuntu kese yaba cyangwa igikorwa ikintu runaka abantu bakaba babiganiraho, buri wese akavuga uko abyumva, yaba umwere yabihamwa yahamwa icyaha, ntabwo ari ngombwa kugira ngo agaruke avuge ngo uriya yaramvuze, ntatsaba imbabazi, uriya yaramvuze. Niba nkumvishe neza uravuze ngo umutimanama w'umuntu niwe umugira umwere. Umuntu aba ari umwere kugeza igihe akoreye. Iyo ugiye mu rukiko kuburana, umucamanza akavuga ngo uri umwere, ntabwo uba kugize umwere, ubu usanzwe n'ubundi uri umwere. Wowe umutima wawe ni wowe wiyize uvuga ati nubwo uriya avuze ko ndi umwere nsanzwe ndiwe, ariko ndi ruharwa njyewe mu mutima wanjye ndabizi. Ariko umucamanza we nta bubasha afite bwo kuvuga ngo uriya umunyacyaha reka umwere, cyangwa uyu muntu umwe wowe ni wowe ubizi ko icyo kintu bavuze ari cyo cyangwa atari cyo. Ariko urukiko rwo ntabwo rwakugira umwere utari n'ubundi busanzwe uri umwere. Icyo urukiko rukora ni ukwemeza uyu muntu ni umwere nk'uko abivuga. Ndakoze cyane. Ariko uwo muco wo kuganira pe ukomeza abantu ntibakajya baza gukanga amategeko mu gihe byagenze gutya ya tujye kuganira tuzengura. Yes ndahari. Ijambo mu kanwa ryibasira umuntu gutumura muri siporo. Nebasira wubaha abantu bose, wubaha abamama, wubaha abapapa, wibeshuza n'ibintu by'umpozombo mufite ukuntu ngo uhangana n'abafeministe, wibeshuza ukagira umuntu wubaha ukanda kuboroka. Reka umva, njyewe mfite ikintu cyo kuvuga kuri Sabe. Urabizi n'ubundi
ibyo ndi kuvuga nuko mba mbizi neza ko mba ngomba kugira opinion yanjye ku ruhande rumwe cyangwa urundi, urumva ko mba maze kureba ibintu. Sabe ibyamubayeho twese twabibonye, nta kintu cyo kujya kuvuga cyangwa ngo umuntu ngo aterwe ubwoba ngo wivuga gutya, ngo izo description zose murimo mu gushaka zo kuvuga ngo yari ari he, ngo yaguye he, ngo yagiye no, hari case, hari facts z'umuntu uri kuvuga ko ari umugore we, hari cases uko yicaye mu muhanda. I mean, ibyo mu gihe cyose utarasobanura ikintu, twe turi free yo kuvuga icyo dushaka, turi free kabisa. Ngewe na adapt mfite aho ngaho, buri muntu wese ari free. Kandi n'impamvu biriya byamubumikanye cyane, ntekereza ko ari uko ubwo nawe afite amakesi menshi yagiye akorera abantu, ubundi ibyo ukoze kenshi birakugarukira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka mvuge kuri aba bantu bamaze kuvuga gatoya, si mentioning amazina nk'uko bivuze. Njyewe ntago ntekereza umuntu ko ashobora kuza uwo ari we wese, gender yaba ariyo yose. Ntago ntekereza ko umuntu afite uburenganzira bwo kuza kuvuga ngo uyu muntu yavuye mu rukiko ngo ariko burya ngo turebye ngo wasanga hari ibintu runaka. Oya, ibyo bintu ndabyanze. Umuntu wese nk'uko bavuga ngo he for she or what, umuntu wese gender yose, nimba muvuga ko abantu bose bangana, abagore n'abagabo cyangwa se abakobwa n'abahungu, mujye mwumva ko buri muntu wese, tutitaye ku marira y'umwe cyangwa kuki, inzira ikemura ibintu ni urukiko. Inzira ikemura ibintu byose ni urukiko. Iyo urukiko rwemeje ko umuntu nta kibazo afite, nta kibazo aba afite. Ibyo waba ushaka kwinjiramo byose, uko waba ushaka kujya deep, ibyo waba wumva biri kukurengera, intege nke zose waba wiyumvamo, biba biri zero. No, reka nsoze. So anytime umuntu azaza hano akitwaza nimba ari title cyangwa avuga ngo ni umufeminist cyangwa niki, ibyo bintu nge ntabwo mbyemera, sinjyana nabyemera tu. Ibyo ngibyo ni ibintu byo kudeviating, ibyo ni deviation. Ibyo ngibyo ni imyemerere yawe, kandi ibyo ngibyo byo kuvuga ngo ntabwo wemera ngo abantu, none se wowe urinde ni kutemera. Ntabwo nemera feminist, nemera ibyo Imana yemera, nemera Imana ibyo itegeka. Uri umugabo, undi ni umugore. Feminist crazy. Komeza ndakumva. Birimo birica na society. Kumva ko umuntu, reka mbikubwire buryo byica society. Ubu right now nimba ngo feminism yica society. Yes, yica society 100%. Feminist ni ikibazo muri society. Yes, birahari. Reka mbikubwire nyine. Okay, let me express my feelings, bro, please. Sibyo, go ahead. Hari case nyinshi cyane naguprovingira hano ziri kubyigaho, even no muri western countries. Aka kanya nimba utabizi, na Donald Trump ibyo bintu abifiteho issue yuko hari abantu baje babwira abakobwa cyangwa babwira igitsina gore ibindi bintu bitandukanye n'ibiriho. Uri ku understanding mu by'ukuri ko muri Kenya bakwirukanye. Oya, nago banyirukanye, rega ngende umuntu uvuga ibyonze. Uvuga ko iyo uvuze ngo iki niki nukwiye kugikorana, kandi hari structure y'isi, man, hari structure y'isi ko ibintu bimeze. Kuba umukobwa yakwiga, kuba yabona akazi, kuba yagira gute, I am 100% sure ndabisupporting. Ariko kuba wavuga ko hari ibyo adakwiye gukora ngo kubera yuko urumva iby'urugo urabizi byose, sinajya kubidescribinga. Hano aba feminist barimo barabizi. Ibyo ni mistake cyane iri kwica society. Ubu Amerika irimo irabura abaturage bahavukira bakavuga ko bafite ikibazo cy'abimukira, kuko ntago abakobwa benshi babaye aba feminist, ntago bakiri kumva the role yabo yo kugira famille, yo kurera abantu, population nzima. Nibo barera abantu bazima, nibo baduhereza population nzima, nibo baturera twese twarezwe n'ababyeyi b'abamama. So usoza usigaranye amasegonda 30. Yes, iyo haje umuntu akazana ibintu by'ama emotion ye n'ibibazo yahuye nabyo, please man, I don't know, reka ndekera aho ngaho. Feminism is a sick, it's a disease. Ngaho urakoze cyane kuvuga ibintu kazugana bishimangira utabifitiye ni
nushaka proof ndazigu nushaka proof ndazigu zigumana ugende uzikoroge mu mazi umire kabano ufata ijambo ntabwo ibyo bintu ari byo mani tuzabiganiraho Godfather tuzabiganiraho kabano karame urakoze nanjye ndagushimiye I'm sorry online chapter ubu turimo turavuga ibintu bikomeye cyane ibyo byo kuri TikTok kugira ngo abayobozi hano bandebe nabi ndashaka kubanza kugushimira first of all kuko uba watanze urugo rwo kugira ngo baganire buriya naho ubona abantu basa n'abatumvikana ariko hari ikintu kizima kivamo so ndashaka kuvuga ku bintu bibiri icya mbere ni icy'abantu bita nyine freedom speech aho nyine nza nkavuga uko mbyumva kubera ko ndimo mvuga undi muntu baravuga ngo agaho kari ku wundi karahandurika iyo nje ntazi amakuru 100% nkafata umuntu nkamuhondagura nkamucira urwa pirato hanyuma at the end of the day nkaza kumenya ko nibeshye uwo nacira urwa pirato rutari rwo why not nashobora kugaruka inyuma ngo mvuge ngo umbabarire nagendeye ku marangamutima nibaza umuntu yari arimo ndagushinja kuko numvaga nishyize mu mwanya we ndakubabaza I am very sorry icyo nicyo kintu Ndimbati yavuze kandi turagikeneye Ndimbati I am on your side niba koko ngendeye ku marangamutima cyangwa situation nkaza nkavuga umuntu nabi ntafite igihamya ariko mvugira koko nkeneye ko arenganurwa atari uko nshaka kwica nkwiriye gusubira inyuma nkakoresha umutima nama sininangire nkaza nkavuga ngo Godfather mbabarira nagendeye kuri situation ndaguhonda ntabishaka ariko umbabarire pe ubwo baye umwere Imana ishimwe abanyarwanda ndeka twe kugufata uko utari ugaruka uba umuntu muzima so freedom speech niyo rwose ariko umuntu udafite amakuru yizewe 100% ntagaca urubanza 100% ajya avuga ati koko niba bimeze gutyo namererwa atya ariko niba atari ibyo narenganurwa kuko no kwibeshya kubaho icyo kintu nicyo nshaka ngo tukibibemo nk'abanyarwanda kuko niba ugize ikibazo nkazaho nashakishije igisubizo ahubwo nkafata cya kibazo wari ufite nacyo nkongera nkagira ikindi kibazo niyo mpamvu iteka duhora turi muri ibi tuzubaka se kugeza ryari kandi nibyo tugerageje kubaka twongera tukabyisenyera tuvuge tuziga icyo ni icya mbere icya kabiri abanyarwanda aho tuva tukagera umuco wacu urakomeye cyane tugira akantu ko kwinangira n'akantu kandigabo umunsi ibyo bintu byagabanutse umuntu akamenya ko ari umuntu nk'undi ukamenya ko niba umuntu agiye mu rukiko aka kanya kubera kutarajyamo uri umwere ariko I am pretty sure ko nawe ufite ibyaha ahubwo n'igihe cyawe kitaragera nyamuneka gereza nta muntu yagenewe umuntu ayijyamo akayivamo n'undi akayijyamo n'undi akayivamo iyo umuntu agiye muri gereza ni possibilities ebyiri hari igihe aba arengana hari igihe aba yarakoze ikosa again hari igihe umuntu akora ikosa ariguyemo ariko hari n'umuntu ukora ikosa koko twese twabona ko iryo kosa ryabaye ntabwo uwo muntu ukoze iryo kosa dukwiye kumufata ngo tumwice twice n'umuryango we oya umuntu wakoze ikosa icyaha ni gatozi tuve mu miryango y'abandi bantu ibyaha by'abantu tubihe ba nyirabyo murakoze cyane mbibutse ko mfite space ejo bundi kuwa gatanu w'icyumweru cyiza nzaba mfite space flyer ndaza kuyishyira hanze kama kawaida muzareba abatumirwa ndeka mbagize ibanga tuzaba dufite space nziza yubaka ariko space especially irareba aba diaspora ariko irareba n'abari mu gihugu so don't miss ntimuzabure space azaba ari space yigisha azaba ari space yubaka azaba ari space nk'ibisanzwe rega nk'uko bazanira ibintu byubaka none si space yo ntiyabubatse nabonye abantu bari kumbwira ngo nibankorera ni follow ariko bakamfollowinga kurusha Heregura akamutu nano ni gute babasaba kumforowingura mugaforowingana ku muvuduko wa danger kujya baforowinga none batazi none babaye 100,000 ejo nzaba mfite 200 akasa mutwe umuhungu ufite igikundiro nk'iki ngiki cyanjye umwana waciriwe imanzi kandi bari bacimanze navukanye imbuto nzababera isereri mu mitwe yanyu navanye izina Godfather bakajya bambwira ngo none se Godfather ko wahinduye izina narivanye kuri Twitter ariko ryanditse mu mutwe wawe urumva ndi mu mitwe wanyu nk'isereri akabi ntaho kajya
ariko ngewe ndakeza katazagira aho kajya. Urumva? Ndababwiza ukuri. Babaje Yesu ngo ni wowe cyangwa dutegereze undi. Reka mbabwire ko nta wundi fata muzategereza utari ngewe ndiswo muri batisimu, nta wundi uretse ngewe. Nzabazonga nka roho mbi mbagumemo, ariko ndi roho nzima. Reka nkubwire, if you can't fight me just join me. Imana senga irumva. Mama Fina wandogeye aruga cyane kurusha abandi. Ntabwo mufite gukora cyo kunyoboka. Nimuyoboke mubashe kubaho. Gahunda nuko imeze, urumva? Murantega iminsi nkabatega imyaka, none se ngewe mebayo nk'abazungu. Ngewe y'imihana bavuga ngo ngewe ntegura ibiza mu myaka, ubu ngubu ndi gutegura ibiza mu myaka 2 iri imbere. Mwebwe muri kuza kureba ibigiye umwaka uyu nguyu wahari. Muri iyi myaka Godfather none nabonye muri kunyambura ubunyarwanda mwoga hamba mwe, ariko basha umwana wavukanye imbuto mu ntoki, urumva ufite ububasha bwo kunyambura uwo ndi we. Ibyanjye tuzabigarukaho. Ni muhame hamwe mu nyoboke mubashe kuramba, bitari ibyo ngibyo muzabaho mumeze nk'abajura. Silvi uko nakitse yakongeza kugira ngo tugire dute. Ufite wongeraho mbe ntakuniganye ijambo mubyeyi wanjye, urafite ikintu. Aha Oswakimu yaje. Oswakimu nagushatse kuva kare ndaguhamagara. Oswakimu ndaguhamagara ndakubura. Theo avuye ahangaha mu bintu atubwiye hari ibitanyuze. Oswakimu nibigukundira ndabiza amasaha yaje ari kuduha iminota 2. Biravugwa ko ari wowe umwe rukumbi wabashije kuvugana na Sabe ugashimangira ko ira video wari iyi. Uze kugira utuvaneho urujijo. Mu banyamakuru bari mu gihugu bose bavuze ko umuntu bita Oswakimu ari we wenyine wavuganye na Sabe. Cyangwa ufite amakuru ko watangaje kuri video atari ngo muri zinduka. Uze kudufasha. Sabe yabyemeye muri zinduka mwabivuzeho, uze kuvana abanyarwanda mu rujijo. Turi ahangaha turi 900, ugire gutya udukure mu rujijo. Banyarwandakazi, reka mbabwire munyemerere twakire umunyamakuru umwe rukumbi ufite ubunararibonye, uw'umuhanga kurusha abandi. Gira ubushishozi. Bamwita Oswakimu, Oswald. Neza yenda kwitiranwa na Oswa na Muskwati ugiye kurongora umukobwa wa Jacob Zuma imyaka 21. Imfura ya Muskwati ifite imyaka 37. Shano rikitse umurizo agiye kurongora umwuzukuruza we. Oswakimu nakwakiye. Umva nari inyota yari mfashe njya kwinywera amazi, ndebye aho mbona muri kuri space nta mwanya mfite, ariko kubera ko ibintu uvuze bikaze birakomeye, fashe ijambo kugira ngo mbabwire ko ntabwo nigeze n'interviewinga Sabe. Naganiriye nawe bisanzwe, sinigeze mubaza niba video ariye. Sabe waganiriye nawe? Twaganiriye nk'inshuti, ntabwo namuganiriye nawe nk'umunyamakuru. Ni waganiriye nawe nk'inshuti. Sabe ararya bigakunda, agatapfuna bikemera, kamera bigakunda, kanyara bigakunda. Araho arimo gukira. Yego. Ibivugwa se nibyo yararwaye, yaravunitse niwe yaravide twabonye. Ntabwo ibyo twabiganiriye kuko ntabwo nari muganirije ngira ngo mubaze nk'umunyamakuru. Nagira ngo mukomeze kubera ibintu biri kuvuga ku muhanda, ntabwo nari ngiye kumu-interviewinga. Ntabwo rero ibyo kuvuga ngo yaravunitse nigeze mbimubaza. Niyo nafata screenshot z'ikiganiro twagiranye ntaho biri. Urumva? Nta nubwo yigeze ambwira ko video ariye. Sinamubajije urwaye iki, ngira ngiye kumubwira ibiri ku muhanda byo kwangiriza ubuzima bwo mu mutwe n'ibyo. Naho bavuga ko navuze ko video ariye, bazane iryo jwi mbivuga. Usibye ko yaba yaravunitse, yaba yaragize ate, ngisesengura nakoze, navuze nti nta gihamya cy'uko yasimbutse kuko muri video nta birimo. Ikindi cya kabiri, yari yambaye yikwije, n'umugore yari yambaye yikwije, kuvuga ngo bari abantu ibyo bari barimo nta gihamya. Ikindi cya gatatu, niba uriya mukobwa cyangwa umugore atakibana n'umugabo, aba kwa mukuru we, amakuru mfite kuko ibyo sinabyo nabibajije Sabe, yaba yarahungaga iki
niyamye abantu bo ku mbuga bagamije kwangiza ubuzima bwo mu mutwe abandi. Ndabiyamye no kuri radiyo na televiziyo ntabiyamye. Urumva nta kintu kigaragaza ko bari abantu bari bavuye kugira ibyo bakora cyangwa se ko bari bafite uwo bahunga. Ushimangiye y'ibyo twavuze muri iki kiganiro kuva cyatangira. Yego murakoze, nta minota mfite kandi murakagira impagarike n'ubugingo. Uwiteka kureba icyoroshye, ugira ibitotsi byiza mu gitondo dutware muri Zinduka. Merci beaucoup Godfather. Ndabashimiye cyane. Uyu mwita Oswakin, umwe mu banyamakuru b'inararibonye. Nk'uko twabivuze kare n'ababisubiyemo, twamaganye na disclaimer twakoze. Twavuze kuri video y'umuntu wari uryamye, twirinze kuvuga ibiri inyuma y'ibyo twabonye, ibyiwi inyuma ngo Sabe, kandi kuba Sabe uretse nawe n'abaperezida baravunika. Ntabwo ejo bundi papa yakoze itangazo yavunitse. Papa ntimwamubonye yavunitse mbere yuko ajya muri Kongo agasubika ku rugendo rujya muri Zaire. Yasori muri Kongo y'ubu yaruzindutse kuko yari yavunitse. Umuntu ashobora kuvunikira no mu buriri. Kuvunika ni ibisanzwe. Ntabwo ndi kuvugira Sabe, ariko kuvunika bibaho. Gufata imvune rero y'umuntu mukayihuza nuko uzi ko bagira ngo yavunitse igitsina, mukajya kuyihuza mugahita muyihuza ngo yavunitse yaragiye aha nako yaravuye aha. Ibyo ngibyo ngo dufata ntabwo ngiye byemera. Turavuga ibyo mureba, ariko nimutuzanira video Sabe yambaye boxer cyangwa mukatuzanira video nk'iya wawo nyine yi muri kubyumva, aho turabyemera. Ariko ibyo bindi mureke turegehuye. Urukumva, ariko nkongera nkababwira ko ibi ngibi ni inkuru. Ibi ni inkuru kuba Sabe dushobora ko Sabe nk'umusitari kubona inkuru ye iri hanze hari aka video atabasha kweguka. Turi kujyana ibindi ntabwo Sabe ariko ngayo nguko. Ndashima ko ahangaha twirinze ikintu cyazamo iharabika no gushaka kwakiuzinga umuntu. Ntabwo twumva rega twarize buriya baravuga ngo kikakwishe kiragukiza. Mbere twakabaye twinjiye tukavuga niba naramurongoresheje gapote tukabivuga, ariko demo ubona ko icyo sosiyete ishaka, sosiyete ntabwo ari yo gufidinga ibintu nk'ibyo. Ubu mu kanya baraza kutubwira inches z'igitsina, ibyo ntitukeneye kubyumva. Mbibutse ko mujye mufata n'umwanya, dufate n'umwanya dutega amatwi ibiganiro. Mwaje kumva niba Sabe yarashyize igitsina mu kindi, mbere ukuntu muzi mukaba 1,100. Ariko aya masaha ni nkora space ivuga ku makaragiro yo mu ntara y'Iburasirazuba ntimuzaboneka. Niza kubabwira ku musaruro mbumbe wa makadamia mu karere ka Gicumbi, reka da, kandi muri iyi minsi zabaye nyinshi, isoko ryarabuze. Abahinzi barasaba isoko uburyo makadamia zabo zagurwa. Twamanuka mu karere ka Nyabihu tukavuga umusaruro mbumbe w'ibireti, ntimushaka kubimenya, ntimushaka kuza kubyumva. Twamanuka kuri Bazirete kuvuga ku mboga zigizwe na za karoti, reka da, ariko mugashaka kuza kumva iby'igitsina bashyize mu kindi, muri bazima. Ngayo nguko. Reka mbabwire nti rero mwakoze cyane. This was Godfather. Ibi ngibi byari ibintu byavugwaga, tugomba kuza tukabivuga. He's a breaking news. Sabe ni icyamamare, tuba tugomba kumuvugaho, ariko mu buryo butarimo kumwibasira cyangwa kumuhungeta, mu buryo buri polite nk'ubu ngubu twabigenje uku. Hanyuma Sylvie, hari ikindi washaka kongeraho mbere yuko ngenda cyangwa nsezere? Sylvie, est-ce que ça va? Reka mbashimire, ndimbati wakoze, abandi bose twabanye mwakoze. This was Godfather. Mbibutse ko nimureba kuri dashboard aho hejuru ni icyo bita